Twongere tubaramutse mwese abadukurikira ku Mata TV, ni Peter muvugana, turabashimira ku buryo mukomeza kudukurikira mutwereka uburyo mudukurikira ku buryo butandukanye, mukora comment, mukora share, mukora subscribe, tukabibona kandi tukabyishimira. Muri ab'agaciro kandi muri abanyamigisha Imana ijya ibafasha kandi ijya isubiza aho mukura, turabishimira kandi namwe murabibona kandi namwe murabikora kandi bigaragara ko namwe mutwishimira. Uyu munsi rero turi tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi 2024, nkabanje kubakorera icyegeranyo cyanje kubabwira ku ndirimbo nshyashya yasohotse y'umuhanzi witwa Vestine na Dorcas, aho iyi ndirimbo yitwa Neema. Iyi ndirimbo yitwa Neema rero ni indirimbo yagaragayemo amarangamutima atandukanye, kuko igaragaramo Vestine nyine na Dorcas barira bababazwa, bari mu buzima butaboroheye, aho bakubitwa bidasanzwe, batotezwa ndetse rwose bakorerwa n'ibikorwa byinshi bidasanzwe n'uwo bita Alphonsine dusanzwe tuzi w'umukinnyi wo muri filime. Tubibutsa ko iyi ndirimbo mushobora kuyisanga kuri MEI Music, niho iyi ndirimbo mushobora kuyisanga irambuye kandi rwose isobanutse. Nkaba ngira ngo nze mbereke ko hari indirimbo nshyashya yasohotse kandi mushobora kuba mwanayireba, nk'uko twabibasezeranyije ko umuntu yajya abakorera ibyegeranyo bimwe na bimwe by'abahanzi cyangwa se ibijyanye n'indirimbo zimwe na zimwe ziba zasohotse. Iyi ndirimbo rero ikaba igaragaramo ibikorwa byinshi by'iyicarubozo cyangwa se ibikorwa by'ubugome bikorerwa aba bakobwa bombi Vestine na Dorcas, ariko bikagaragara ko nyuma yaho y'iryo totezwa ridasanzwe bagiye bakorerwa, baje kugirirwa amahirwe cyangwa se nabyita kugira Imana yarabakoreye, iza kubasubiza bajya mu buzima bwiza, ku buryo bariho bashima Imana cyane, bayibyinira, bayitambira, berekana ko Imana ntaho itakura umuntu. Akaba ari n'isomo rwose ryiza cyane ku bantu mwese, kuko bigaragara ko nyine nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Ushobora kubaho nabi none ariko jya uvuga uti usenga, uvuga uti ejo cyangwa ejo bundi Imana izafasha, kandi ubu buzima ndimo nzabuvamo kandi nzaba umuntu w'agaciro cyangwa nzaba umuntu ukomeye. Iyi ndirimbo rero nibyo irimo itwereka cyangwa se nizo nama irimo iduha, kuko kwirinda kwiheba mu bibazo byose waba urimo, uvuga uti byanshikiyeho, sinkibayeho, nta buzima ngifite, ahubwo ibintu byose no kwiringira Imana kandi tukumva ko ibintu byose bishoboka, kuko isaha n'isaha Imana iragusubiza kandi ikakugira umuntu w'igiciro gikomeye. Aha rero iyi ndirimbo rwose iratwigisha cyane, kuko nk'uko mwayibonye itangira Vestine na Dorcas ari abantu bari mu buzima bubi, aho yajyaga kuvoma yitwaje akabindi, yavayo agakubitwa na nyirabuja. Hari n'aho batwereka barimo aha ngaha turabibona, nyirabuja arimo aramukubita rwose n'umukoresha we wamumereye nabi, sinzi ikosa yari yakoze. Hari n'aho batwereka aba bakobwa bombi bariho barwanira umuneke, barwaniye umuneke nyine, habuze uwurya n'uwureka. Aha ngaha naho hari aho bigaragara ko rwose nyirabuja ari kumukubita amumereye nabi. Ibyo rero rwose akaba ari ibikorwa by'ubunyamaswa cyangwa se by'iyicarubozo byakorewe Vestine na Dorcas muri iyi ndirimbo nk'uko bigaragara, ariko nyine Imana nayo ikavuga iti buriya nta kidashoboka, tugomba kwiringira Imana igihe cyose, kuko n'ubundi Imana rwose niyo yaturemye niba izi ngo tuzabaho dute, nta mpamvu yo kwiheba. Ubuzima burahinduka buri gihe, bushobora guhinduka
none wabaho nabi ejo ukabaho neza, cyangwa se nubwo ushobora kubaho neza ejo ukabaho nabi, nta mpamvu yo gutakaza icyizere mu buzima, tuba tugomba ku kumva ko byose bishoboka.